Ngiye ndi postingira ngo nimare stress na depression mba natewe n'ibyo mba niriwemo n'ibintu byinshi none we ngukeneye ngo poste zubaka. Ngiye posting ibiti yose imyiko imicanga abafundi abayede ngiye posting iki. Go jya muri Kenka yore no Akontiangu, watu laki tatu elfu hamsini yani ya wakachukua akaunti yangu ila fresh yani fresh. Mwari muzikora abantu baturebera kutudirisha mbabwira abantu babarebera kutudirisha ni gute umuntu atakwandikira atagusuza ariko agasura stati yawe buri munsi nta mwaramutse nta good morning nta good evening nta good afternoon nta ariko asura stati yawe nugira amahirwe go kujya ngafatiriza kubijyo uzabije umva gahinda gashize nurangiriza kubijya ushimira Imana kandi nubijya iminsi myinshi muzibagirwe ko hari abatabibonaga n'umunsi nagumwe ko nakomenya ari akantu k'ubwenge nuko karimo ibijyo